wanjye nanone akosije umubiri kw'imyenda ariyo myenda afite myiza usa wajya kwa bofre koko wambaye ibintu nawe rwose ahubwo se myenda ntabwo uzi ko narayiguhaye yatse turanyica none uyatse nde tonto none nendebe noneho nawe uzankuraho mbese kuki utayiretse nese nayiretse ubona niba ubukorero bwari bunyuze wajya gukora ibintu nk'ibi urabizi ko imyenda rwose ari umwenda mwiza ngira ariko se mbizi kandi navuze ngo ushobora kujya gukuramo iyo myenda imyenda ubuzima nari ntabwo ntabwo ibintu byose birangira ari uwo muntu mubirazi ko numva uri gushwana se mwana wanjye noneho ni ibiki yewe mama yewe ngwino kuri gushwana bite bigenze bite kuri gushwana n'umwana wanjye ngwino injira tuvugane Yesu ashimwe neza kuri gushwana n'umwana se ntabwo twashwanaga nyine ahubwo nawe naranganye uri gushwana n'umuntu w'umusore ungana gutya nyine n'urumva murapfa iki se ahubwo murapfa iki mari reka agende nani bane oya ngwino ni karibu ubwira icyakugenzaga ni karibu igwa se nzera ngwino izi ngwino tubwire icyakugenzaga rega mu rugo rwacu ruragenda sheri Yes. muzaniye umushyitsi Nzaniye umushyitsi. nsanze bari gushwana hanze n'uyu mukobwa wawe Aha arinje mutangiye gushwana. ni karibu Uzi ko ni umushyitsi. gushwana nawe sinzi reka turaza kumva ibyo ari byo Ni umushyitsi n'uyu nguyu. Bite, sorry. Uzi bite? Nakuru yawe. yego imana yabanye natwe imana yabanye natwe marita nsanze bari gushwana hanze sheri yanze kumuha karibu nyine ndamubwira nti ni karibu byanze bikunze umuntu mukuru nk'uyu yari azi ikintu cyamugenzaga ahubwo se uyu nguyu si umwe nakubwira gusa uyu nguyu ibyo ntabwo ari undi. Uramuzi? Uruzwi n'umuzi? Uyu ni umwe watubwiraga umwe wawe. Ni umusheri wawe. Bite sha? Bite byawe? cyane nongera gusubiza Amakuru yawe. sheri Ni wowe nde? kuri nyine sheri isa n'indi yawe Tuzamo. Umeze ute wowe? Umeze ute? Ukora iki? gusa imyenda isa nk'iya ni n'umukire nyine njyewe urasa umukire ino minsi nyine nta kazi mfite ariko ndi umukozi w'imana Niko ndakubaza. Iyo myenda se bimeze bite? Kumva niyo myenda nshobora kuba atari iyawe. Nshobora kuba nyizi. Imyenda niba wayimuhaye? Cyangwa ni umujura? Uri umujura? irambereye Iyo myenda yo kuye? se sheri cyane nuko isa n'iyawe Hano mu myenda ni hake. Imyenda yo kuye hehe? nyine urumva ari nyine yacu ntabwo sheri wanjye nawe yarebye ariko sheri nawe reba neza No. Imyenda yo kuye hehe? nyine imyenda nyine We. Ni urwego ugezeho. Ni urwego ugezeho. Vugana nawe. sheri nawe ugiye Gira vuba. Gira vuba. Iyi myenda yayihawe na nini? nise niyo koko Imyenda ni yande. Ndi kumubaza umwe njibwa nyine kuvuga imyenda he. ngenda bayimeshe mu cyumweru cyose gitera ipasi ndayibika Cyera mfite ukuntu ibintu byanjye bigenda gake. Gukora. Kandi nzi impamvu mwana yabyo. nyiringabo noneho naba numiwe Njyewe iyi myenda uyisohora narakubonye. Ariko ndaceceka ndavuga reka ntuze sinzi icyo agiye kwiba. Sinzi aho ayijyanye. Baza no kugira yitwaye mu kabati. Ndagenda ndayibona. Nanga kwirirwa bikubaza. Mu by'ukuri aka kagegerana n'isanzwe mbizi neza ko muri ubuse bindavuye uyu nguyu. Abangaba bigira abateka mutwe ngo bakora imana ngo nakoze imana ngo nibiki. Abasanga bayobewe.
kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatandatu w'icyumweru buri mukozi uyu ni wariraga ngo urakunda se mwana wanjye niko ubwo rero baguha imyenda kabisa nta n'isoni urayizi uje n'umusazi n'amagurika ntabwo ari umusazi kumva nawe uzagurika se nk'aho byuzuye kuki umukobwa ameze nk'umuntu urigaragaza muri ubu buryo bite niko ni ikosa rya kangahe iri ngiri ntabwo ari umusazi ni ikosa rya kangahe iri ngiri habuka wicaye ndabigenza ibyo noneho ndamenya ndihambere nka gute koko umufashe nta soni uratinyutse ufashe imyenda yanjye wihaye aka kagegera uriya muhungu ndamukunda nawe kugira ngo azibone neza iyi myenda ayijya ntabwo wari ubizi njye niheruka ndi kuyizinga namaze kuyitera nawe hasi kuzamo nkahita nitwika kano kandi ugahita wambaye ubusa ni amazi yo kunywa none se uyu ni we wavugaga ngo ushaka ko mukora ubukwe uyu uzi yagukwa umuntu usigaye wibira imyenda ya dada ukayijyana uyu ni uzagukwa amazi n'amaguru afite inyota natumenera ikirahure ko mbona uyu muntu azagurika ntabwo afite ikibazo ni seriya ntatwika Imana ishimwe. none kubera ari umukobwa mwiza nka sheri ngiriya ndangano kubera ko imana y'ijuru rwose wamuca njyewe uriya madamu njyewe ndakubwiraga ko keza njyewe noneho muri iyi minsi turimo mbese ari dadi n'uriya bose nini ari dadi n'uriya bose nini urabona dadi agira kubera abagosi baba bafite inda dadi nawe ntuzajya amafaranga menshi dadi nta mafaranga afite oya arafite mbese ari uriya na dadi ninde ufite amafaranga ku buryo nyine cyangwa arwaye kigera ahubwo nanjye umva muhungu sheri uzi ukuntu bimeze narindi ku ruhande rwa marita ariko uzi nanjye ukuntu bimeze turafata icyemezo mumbye marita wowe ubirimo n'umugabo wawe iyi myenda ntabwo nyikwatse igendane mumbye ariko we ntacike ibibazo mbega muri make ariko baca umugani mu kinyarwanda ngo urukundo ni impumyi koko uzi ko ari impumyi koko rwose sinzi wibeshye ngo muganga w'amaso y'urukundo marita amaso mumure ariko no ndavuze ngo muvane hano muvane hano muvane hano basi nyumva winkora wumva igitekerezo rwanjye nta gitekerezo cyawe nshaka ariko sheri babize tukumvune icyamugenza ngavuga kumwumva vumvura aho ngaho gusa uyu ntabwo yatubera umukwe pe ntabwo uyu muryango wacu yatubera umukwe urumva ubu se yagukwa ayaheze nawe nyine urabizi n'inkwano ariko uzaze mwitangira kuko usigaye unamwambika uzatwiba n'amafaranga umubwiye ntuzamufata ugezaho gufata imyenda ye mbega umukobwa igitekerezo cyawe kano kanya nshaka haguruka yego utahe ugende witekereze inshuro nk'enye witekereze inshuro nk'enye umunsi uzaba utacyambara utwenda umukobwa yagukuburiye uzagaruke muri ubu rugo afite amasezerano arafata imyenda yanjye akayiba akayikuzanira isezerano nande uyafite n'uwiteka sinakubwira ugiye kurongorwa n'amasezerano n'ahandi imana yavuze ko izantuza muri uyu mujyi wa kigali mpande se utuye agiye kuzabona ka gasaza niba wakabona ngo ni nyarudindiri ujya umubona gufata umwanya nkagenda nkarebaho ngafite isezerano ryo kuzashakana n'umuzungu nawe ngafite isezerano rwose njye nawe dufite ibimenyetso by'uko imana izatugirira neza ariko mana haleluya ahubwo se wowe uhora na mami si yagusengeye ntabwo twageze ku rwego rwo kunyibira imyenda oya ntabwo yayibye ahubwo
kandi wakana bimenya nawe barakuroze niyo yawe akakana bimenya barakaroze turavuriza ye kuko ugize gushaka guta ishuri ugiye kurita nta bintu bizima uriya muntu urifatira gutesha umwana ishuri uzi ko umwana ibintu gatatuze mbere none urashaka kugira ngo umuteshe ishuri ry'umurongorane mu bane wowe uzamutungisha iki wowe amwiriza muri ghetto wowe uzamutungisha iki wowe usibye kubyimba gusa gutya asoni uriya mwana ari mu masezerano y'Uwiteka Imana yambwiye yuko izamuha umwana w'umukobwa umeze gutya kandi nawe arabizi nasubira mbabarira mvanira hano mwana mugende we ntabwo ariko rwose we sheri ibintu biri kuri mama no bitangaje yego ikigurye ngiki Allah ubundi ndashaka kubaza umukobwa ni igeni ryaje muri uru rugo sheri njyewe mama nanjye afashe umwanzuro reka uyu mwana atahe ejo berisera atazakubaza uyu mwana yari yatunaniye pe sibyo hari ibintu nabirenze yatunaniye ni ukuri tuzategereza iwacu w'isezerano natwe turamufite tuzamutegereza sibyo sheri ibyo yadukoreraga birorere basi agenda akurikirana n'ishuri yige n'aba ari kure y'aba basore mu cyaro wenda wasanga batariye umunota umwe wo kwitekerezaho genda ushaka utuntu gukora babarira sheri ni kwiyangana ariko ntabwo ntukajye wisitiresa cyane ntabwo uzi ko iyo umuntu yisitiresa cyane biba sheri ese byoroshye sibyo bwamwe umunota umwe witekerezeho rwose reka mutunganyirize amazi sawa ashyira umuntu aravuka akavukira kuruhira neza kuruhira mu muryango iyo nari nzi ko wenda byibuze azatubera umwana w'indebere mu gihe kuturera pe ngo nuko nyine ibyo Imana yahisemo nta byiza ntacyo nakora ko waje kwigunga hano kwa mwana nawe none buri impunguzi igihe nahereye nkuhamagara ngo uze tujye ku meza abandi basoje kurya wanze kuza kurya kubera icyo ufite ikihe kibazo ntabwo ndi bunge ufite ikihe kibazo undi yambwiye ngo ndi dayimoni kubera mundiramo none se wahise uhera ko barya koko nyine ni dayimoni rirarya pasi ijya kurya uyu mwana n'ubu baramuroza ese uba wumva umeze ute muri wowe ndamukunda uriya muhungu ntabwo nzamura nese nimba umukunda kurya byahagaze kubera ko ukunda uwo muhungu gahunda ngwino ujye kurya maze witahire wigire iwanyu mu cyaro ntabwo ndya reka nawe n'umwanya nimubwire ko mumukunda datagarebe none biri kubera hano nabona uri gukina filime nawe ubwawe ukamuzana hano aragukubita ibintu uri kwigira sibyo nashaka ko mbwira ko mukunda ngwino urebe marika wawe niba marika wawe ibyo ari kwigira noneho uyu mwana ni ibibazo ngwino ndebere mukunzi yanze kurya yigunze yigize akajya he yarize amarira yamushizemo ngo amusigayemo wabaye iki wowe ufite ikihe kibazo
uriya muhungu ndamukunda bazi mumbwira namwe nimba mumukunda. ubundi uyu mwana mbari uze kumbariza mushiki wawe yamubyaye byageze yamubyaye yuzuye mfite nk'uriya muhungu ndamukunda kandi nabashije uramugo nazagutunga umuhungu ugeze ku rwego rwo gufata imyenda z'umwambika imyenda utazi kwigurira ipantaro uwo muhungu yakumarira iki uriya muhungu arasenga kandi njyewe nkunda abantu basenga iyo ndakumva reka twicare nani niko ashaka kubaza ikintu kimwe ubona amazi ni wowe ukwiye kwihitiramo cyangwa ukwiye guhitiramo icyiza ikintu kigufitiye akamaro ni wowe ariko waje kuva mu gitondo yanze kurya wazi n'ibyo kurya nateguye ameza yaje mbwira nimba wari umukunda reka maze kubaza ikibazo kimwe kandi unsubize aramugukundisha usubize ariko ubona muyumva bari kwitamo ibintu bidafite wumva yaguhitiramo ibintu bitazakugirira akamaro uriya muhungu arasenga kandi njyewe nkunda umuntu usenga ukunda umuntu usenga ngaho mwiyoreye hanyuma muzajya muri amasengesho kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba Imana izamugirira neza kuko abona amafaranga reka nkwereke reka ndaza guhamagara mama wawe tubiganire mama yanyumva nabi kereka nawe ni umukunda ukazaba umubyinnyi wamwumvise ntashaka ko yose reka wagira ngo njye nawe nashira ibintu byacu tubishyire hagati yacu mama wawe tumwihorere mu mubyeyi ibi se ni ibintu nuko yanyohereje ahantu uregura papa wanjye ndabyumva nta nubwo mbyiha ntabwo iba ari ibintu byo kwihererana nutabivuga ndashaka kukubaza nawe umubyeyi wakubyaye atugira inama wenda wagira ngo ubwo turakoze uko mushaka gukoresha buzakorwa ninde mama wawe azaba nde mama wawe ushatse kumwica hakiri oya mama azaza hanyuma azasanga irangegera niyo Pana kumutuka okay it's okay ndamukunda urishimye urasetse uremera uri kujya gusubira ku ishuri urasubira ku ishuri muzabana noneho ukuntu bimeze oya azabana noneho ikintu cyo kugukorera ikintu sibyo umuhungu wawe ndamukunda ni iki wowe banza genda ujye kubanza utunganya ibintu hariya banza ujya kureba utunganya yego urarya sibyo wowe banza ugende ujya kumubwira umva gato mubwire ndashaka kugira ngo nzamurize tumwiheze mujye muri kenya kuko kabana sinshobora sise yabacikije amashuri shiri ntabwo byakunda ntashaka yacikije ntabwo byakunda ntabwo yabana n'uwa ntabwo ndetse ntugihumeka ufashe pasi arya ntabwo bibaho